Ndagusuje nshuti dukomeje kubana twigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi kwiga muri iyi minsi turimo kurisoma mu mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Aya mahame ni amahame meza afasha umuntu gushimangira kwizera mu mibereho ya buri munsi. Niba hari ikintu umuntu akeneye mu kubaho kwe, akeneye kugira kwizera. Kwizera ariko kudashingiye ku bushobozi afite mu mibereho ya buri munsi, ahubwo gushingiye ku yamenye. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ihame rya 16. Twahereye ku ihame rya mbere tugeze ku ihame rya 16. Ese nshuti wakomeje kumva aya mahame uhereye ku rya mbere ukaba ugeze ku rya 16 uyu munsi tugiye kwiga, waba umaze kunguka iki? Ndizera ko Mwuka Wera yabanye nawe, ukaba hari byinshi wungutse bikuyobora mu mibereho yawe ya buri munsi. Niba hari ikintu ukeneye cy'ibanze mu mirimo yose ukora, ukeneye kugira kwizera. Uyu munsi tugiye kwiga ihame ryiza rya 16, ariko wibuke ko ejo hashize twari twiganye ihame ryiza rya 15. Ihame rya 15 niho twari turi gusobanukirwa ko kwizera ari imbuto ya Mwuka, atari imbuto y'umuntu ku giti cye. Kandi twabonye ko kwizera kutaboneka kubw'imihate y'umuntu ku giti. Kwizera twabonye ari urufatiro rushingira ku ijambo umuntu yamenye. Niba warize ijambo ry'Imana, ukamenya ukuri, ukamenya gutandukanya icyiza, ikibi n'icyiza, aho ngaho niryo jambo ukwiriye kwizera. Hanyuma nyuma yo kwizera iryo jambo, umusaruro uzavamo niwo tuzita kwizera gusohorera mu mibereho yawe ya buri munsi. Nshuti, twabonye ko ibintu byinshi tubyita kwizera nyamara ari intandaro, kandi tukabona ko ibintu byinshi tubyita kwizera kutaragerwaho. Kwizera gukwiriye kuba umusaruro w'ijambo. Twasobanukiwe ko niba umuntu akeneye ikintu cyitwa umusaruro, ntabwo azashyira imbaraga ku kuvuga uwo musaruro gusa, ahubwo imbaraga ze zose azazishyira mu kwita ku kimuha umusaruro. Dufashe urugero nk'uko twabyize ejo, twabonye ko imbuto ziboneka iyo umuntu yafashe igihingwa cye akacyitaho uko bikwiriye kandi akakigenera n'ibigikwiriye byose. Nshuti, twamaze gusobanukirwa mu bijyanye na Mwuka cyangwa mu kwizera ku mibereho ya Gikristo ko umukristo agomba kuba asohoza ziriya ngeso nziza za Mwuka Wera ziboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cyaho cya 5 umurongo wa 22 gukomeza. Ariko akirinda ziriya ngeso zose za kamere zigaragaza umuntu utarasobanukirwa n'urukundo rw'Imana. Ziriya ngeso ziboneka mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 19 gukomeza kugera ku murongo wa 21. Nshuti, niba wibuka ejo ku ihame rya 15 twasobanukiwe ko kubaka kwacu kw'ibikorwa kuguye gushingira ku kwizera, kandi tukizera dushingiye kuko twamenye ijambo tukareka za ngeso za kamere zose. Ni ukuvuga twabonye ko kwizera kudakwiriye kubakira kuri za ngeso za kamere. Ntabwo umuntu akwiriye kwitwa uwizeye kandi ari we muntu umujura, umusambanyi, w'umurozi, w'umugome ndetse w'umwicanyi n'izindi ngeso zose za kamere, hanyuma ngagaruke yitwe umuntu wizeye. Oya, kwizera kugomba kubaho nyuma yo kuzinukwa ingeso yose ya kamere: ubusambanyi, ubujura, ubusinzi, ubugome, ubugambanyi n'ibindi byaha byose, uburozi n'ibindi byaha byose biri mu ngeso za kamere. Nshuti, niba ubyibuka muri iri hame twasoje twumva neza ko
kwizera kwacu dukwiye kukubwira ndetse n'umuntu dusobanukiwe neza yuko yizeye. Ntabwo uzabwira umuntu ngo izere Imana iragufasha, iragukiza, iragushoboza n'ibindi bitandukanye dukoresha mu mibereho yacu ya buri munsi tugira ngo dushimangire kwizera mu muntu. Nyamara uwo muntu ni umusinzi, ni umujura, ni umugambanyi, ni umugome, ni umuhezi, ni umurwanyi, ni umugome. Nshuti, niba hari ingeso ya kamere iri mu muntu, ijambo ryose wamubwira ngo wizere ngo Imana iragukorera ibi ngibi, aba abyumva ari nk'umugani uri guca cyangwa ari nk'indirimbo idasobanutse. Nuko rero nshuti, turi kumwe kandi dukomezanije inzira nziza yo gusobanukirwa icyo Mwuka Wera twifuzaho. Dusobanukirwe ko ririya hame ryatubwiye ko umuntu aramutse yemeye kugendera ku ijambo ry'Imana mu mibereho ye ya buri munsi, yabasha kugira kwizera guhamye mu mutima we ndetse no mu mibereho ye ya buri munsi. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza twigana ihame rya 16. Ihame rya 16 riraza kutwumvisha uko umuntu akeneye kwizera mu mibereho ye ya buri munsi, bidashingiye ku byiza Imana ikora gusa, ahubwo akamenya ko urukundo rw'Imana ari rwo akwiriye kubakiraho kuruta ibyiza Imana itanga. Uyu munsi ni umunsi mwiza tugiye kumva neza uko urukundo rw'Imana rugenda rukanyuza umuntu mu muriro. Ariko ku bandi, wowe ushobora kunyura mu muriro ariko undi nawe ntace mu murese. Niba tuvuga ko urukundo rw'Imana ari rwiza cyane, tukabwira umuntu ati Imana yakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare, nawe irakuzi kandi ikwitayeho, iragushoboye. Ya Mana yambukije Abisiraheli inyanja itukura, nawe irakuzi kandi iragukunda, irabigukorera. Ya Mana yakuye Saduraka, Meshaki na Abedenego mu muriro utazima. Iyo Mana iyo ngiyo ya yindi nawe yakugirira neza nshuti yanjye. Twibuke nshuti, tugaruke twibuke. Ntabwo nkomeje kukujyana hirya cyane ngo ukomeje kumva ibyo ngibyo, ahubwo ndakugarura nkubwira ngo ese ibuka ya Mana nziza Yohana yiringiye hanyuma agacibwa igihanga. Ibuka ya Mana nziza Stefano yiringiye maze agaterwa amabuye. Nshuti, ese wibuka Petero intumwa yiringiye Imana kugeza aho abambwe acuritswe? Wibuka ba bahanuzi bacu ba mbere biringiye Imana bagakomera, bakagenda bagaca mu muriro utazima? Nshuti, urukundo rw'Imana rurakomeye. Kwizera ntabwo gushingiye ku bintu tubonesha amaso, ahubwo kwizera gukwiye gushingira mu wo twamenye uwo ngo. Nshuti mukundwa, dukomeje kubana twigana iri hame. Ndagira ngo uhuguke dusobanukirwe uko imibereho ya gikristo ikwiye kuba yubatse. Tugiye kwiga ihame rya 16 rivuga ko kwiyumvisha ko ibintu bizaba byiza ntibibyara kwizera nyakuri, ahubwo kwizera ni uko ibitekerezo bizima. Mbere yuko dukomeza, twicishe bugufi twubaha Imana, dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, mwungeri w'ubugingo bwacu, muri uyu mwanya tugarutse imbere yawe, turagusaba imbaraga ko tugiye kwiga ijambo ryawe. Tugiye kurondora mu byanditswe, turagusaba ngo ubane natwe dusobanukirwe n'iri hame. Tugiye kwiga iri hame nk'abantu, ariko wowe nk'Imana aba ari wo twigisha. Ubusobanuro bwose twiyumvamo ntibuve ku mibereho ya muntu, ahubwo bive ku Mwuka wawe wera ukeneye gukiza umutima w'uwo ari we wese uzakurikirana cyangwa akaba ari gukurikirana iri hame. Uwiteka Mwami, turagusaba ngo imibereho yacu igoswe n'ibyaha, ariko utwongerere
ibyigwa cyangwa ibituyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Ubuntu n'amahoro ari byo bibana natwe kugeza igihe turasoreza turi kwiga iri hame, twungutse byinshi bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubisabye twizeye ko tubibonera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Nshuti, dukomeje kwigana ijambo ry'Imana. Impamvu yo kwiga ijambo ry'Imana urayizi, ni ya yindi duhora tuvuga buri munsi, tuzi, tumaze gusobanukirwa. Mu kwiga aya mahame twabonye ko mu kumenya gusenga cyangwa mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana niho umuntu ateze kwirinda imitego yose y'umwasatani. Nshuti, nkuko nari nangiye mbikubwira mu mwanya utambutse, amasezerano y'Imana ariho. Amasezerano y'Imana kenshi tubwira n'abantu ko bakwiye gusenga bagapfukama bakayishyuza Imana ko ahari. Ariko nshuti, twibuke ko niba hari ibitangaza byagaragariye ku bacu batubanjirije, dukwiye kwizera Imana atari byo dushingiye, ahubwo tukizera Imana dushingiye ku rukundo rwayo gusa. Ntabwo ugiye kwizera Imana kuko wumvise ko yambukije Abisirayeli mu nyanja itukura, ngo nawe nugenda ugiye kwambuka amazi yabaye menshi ari aho ugeze yuzuye, wiyahure mugende ngo nawe Imana irakwambutsa. Nshuti, kwizera gukwiye kuba gusobanukiye umuntu kudashingiye ku byifuzo bye by'umubiri, ahubwo gushingiye ko Imana ari iy'urukundo kandi isobanukiwe icyo umuntu akennye. Muri uyu mwanya twiga aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Amahame yabanje twasobanukiwe ko kubana n'Imana gushoboza umuntu ibintu ibyo ari byo byose, ariko nk'umuntu hari byinshi adashobora gusobanukirwa kubwo kamere ye ivukira muri kamere y'icyaha. Kenshi umukristo waba uri ku rwego rw'ukuri ashobora kunyerera akiyumvisha ibintu mu buryo Imana idashaka, akiyumvisha ko umugambi Imana imufiteho ari uwo kugira ibyiza byo muri iyi si, nyamara ikimutegurira ari ubugingo buhoraho. Ibyiza byo muri iyi si kenshi bitugeraho kuko Imana igira ngo ubuzima bwacu bubashe gukomeza, hanyuma tubashe kuyivugira cyangwa kwisohoreza ubutumwa ku bandi. Nyamara ababibona mu bundi buryo bumva ko ibyo ngibyo ari urukundo rw'Imana, n'undi wese wabikora gutyo yasohorerwaho n'ibyo byiza biri muri iyi si. Urukundo rw'Imana rugomba gusobanukira mu mwuka wera, ntirusobanukirwe muri kamere y'ibyifuzo bya kimuntu. Iyo turebye amateka y'abatubanjirije, dusomye Hanhusi na Jerome w'Iparagwe, aba ni abatubanjirize mu bugorozi. Ubugorozi ni iki? Ubugorozi ni umurimo wo gukuraho ikibi hakimikwa icyiza. Ubugorozi buza bugamije gukuraho ingeso abantu bishyizemo zo kugira ngo bafate ibyera babikoreshe mu buryo bwa kimuntu. Birasobanuka mu buryo bw'uko umuntu ashobora gufata ijambo ry'Imana agahagarara mu ruhame akirwa abwira abantu ko Imana izakora ibi n'ibi yifashishije ijambo ry'Imana, ariko akibagirwa kubabwira icyo basabwa. Umuntu ntabwo akwiriye kubwirwa icyo Imana izamukorera atarabwirwa we icyo asabwa. Niba nkubwira ko Imana ari urukundo kandi gukunda ikwitayeho, ishobora kugukiza ibintu 1 2 3 4 ikaguha 1 2 3 4 5, nkeneye no kukumenyesha ko nutareka ibyo byaha byawe byakubase, Imana izakurimbura. Imana izakuroha mu muriro utazima ikurimbure, kuko nubwo uri kwisaba ibyo byose, rimwe na rimwe kubw'urukundo rwayo, kuko ivubira imvura ababi n'abeza ikakugira neza ikagusubiza. Ariko unkwiriye no kukubwira ko icyaha cyakubayeho ingeso wanze kureka, nutakihana uzarimbuka. Niyo mpamvu rero ubugorozi buza bugamije gukuraho
icyo gihe abantu bashyizemo abantu bo bashaka kugira ngo binezeze bagire ibyo bageraho mu mibereho yabo ya buri munsi, ariko batabwiza abantu kuri ko urukundo rw'Imana rutagarukira ku gutanga imigisha gusa, ahubwo Imana ifuha. Imana niba yarashyizeho ijambo ryayo irarifuhira, igakenera ko abantu baryumvira. Nshuti rero, niba umuntu atumvira ijambo ry'Imana akabwirwa ibyiza gusa Imana ngo ingomba kumukorera, icyo gihe aba bari kumuroha mu muriro utazima. Nshuti rero, aba bagorozi bacu batubanjirije Yani Hus na Jerome w'i Paraguay, aba babaye intwari mu bugorozi, bakoreraga i Bohemu, kandi ubuhamya bwabo bwabanjirije ubwa Martin Luther wo mu Budage. Aba bagorozi bombi bari barahinduwe n'inzandiko za John Wycliffe. Uyu John Wycliffe nawe ni umugorozi wari wababanjirije. Uyu ni Yani Hus na Jerome w'i Paraguay. Abo bombi bari barabanjirijwe na John cyangwa Yohani Wycliffe. Aba nibo bari bamukurikiye. Nshuti rero, icyo dushaka kumva kuri abagorozi ni iki? Ndagira ngo uze gukurikira neza witonze, wumve uko ubuhamya bwabo bukomeye cyane. Kenshi usanga abantu bategereza ibyiza Imana izabakorera mu gihe runaka. Rero hashize igihe gito, Yani Hus yaratangiye ivugabutumwa mu mbaraga nyinshi cyane. Yahuye na Jerome wavuye mu Bwongereza, aho yabaga icyo gihe. Ubutumwa bwa Yani Hus bwarushijeho gukwira hose. Yani Hus yahawe urwandiko rw'inzira rwo kumujyana i Constante, aho inama nkuru y'idini yari teraniye ngo asobanure inyigisho ze. Nyamara akirangiza kwisobanura bahise bamushyira mu buroko. Nshuti, uyu Yani Hus ibintu yavugaga byari iby'ukuri. Yavugaga ijambo ry'Imana, yahamyaga ukuri umuntu akwiriye kugenda. Ariko nubwo bimeze bityo, ukuri kw'ijambo ry'Imana uwo munsi abakumvise nibo bamushyize mu buroko, aho kugira ngo bahinduke bareke ingeso za kamere yababwiraga ko bareka, cyangwa bahindukire bakurikize icyo Imana ibasaba, bo bahisemo kumunaga cyangwa kumushyira mu buroko. Ese uyu Yani Hus ko yavugaga ukuri kandi yizeye, urumva amaherezo ye uko yabaye? Yashyizwe mu buroko. Ariko uraza kubyumva neza nitugera hepfo. Ubwo bamuhaga amahirwe yo kumushyira mu buroko, ntabwo ari uko wenda bari bamubabariye cyangwa bagira icyo bari bagamije ni ukumushyira mu buroko, ariko bagamije kugira bamuha amahirwe yo kwisubiraho kuri izo nyigisho ze. Nyamara yanze kuva ku izima rwose, maze nyuma y'ibyumweru bike bamujugunye ku giti aratwikwa. Uyu Yani Hus, umukozi w'Imana wavugaga ijambo ry'Imana kandi agamya ukuri yizeye, yageze aho atwikwa. Nshuti, iyo dutekereje tukumva iby'abatubanjirije uburyo babayeho, ushobora kugeraho ukibaza ngo ese niba kwizera gushobora gucisha umuntu mu muriro ntashye. Turavuga bariya basore batatu, Sadraki, Meshaki na Abedenego. Nyamara Yani Hus we akaba ari umukozi w'Imana nawe ukomeye kandi waciye mu muriro agatwikwa agashya. Nk'uko natangiye mbikubwira kandi, na Yohana yakaswe igihanga, umuhamya w'ijambo ry'Imana ukomeye. Ese niba Petero intumwa yarabambwe acuritswe, nshuti, ukwiriye kwizera udashingiye ku byiza gusa bigaragara muri Bibiliya n'amasezerano yaho, ahubwo ukwiriye kwizera ushikamye ku rukundo rw'Imana ikunda umuntu, kandi kwizera kukaba uko gushaka ubugingo buhoraho. Niba twumva ko aba bose bahamyaga ukuri kw'ijambo ry'Imana n'abandi batandukanye, hano mu cyigisho turiga mu bake cyane, ariko ni benshi cyane
dushobora kuziga mu bihe biri imbere mu bitabo bitandukanye tuzigana. Ariko niba kwizera k'umuntu kutagomba ukwizera k'umuntu ntabwo kugomba gushingira ku byiza byabaye ku batubanjirije. Yego nabyo ni byiza kugira umuntu agire gukomera muri we kw'imibereho ya kimuntu, ariko iyo ushaka kwizera kwa mwuka ukwiriye kwizera udashingiye ku masezerano tubona muri Bibiliya yabaye ku batubanjirije, ahubwo kukwiye gushingira kuki? Ku rukundo rw'Imana. Ndi kubigusubiramo kugira ubashe kurushaho kubyumva. Uyu Jerome rero amenye ko mugenzi we ari mu mazi abira, yahise agana i Constante, ntiyarindiriye urwandiko rw'inzira, dore ko nahuse we ubwe wari waruhawe ntacyo rwamumariye. Ahageze nawe bamuta mu munyururu, amarama amezi menshi. Nshuti, uyu ni Jerome, muribuka ko yari afatanije umurimo na Jan Hus, ariko aba bagabo bombi bari bahamya kwizera kw'Imana kandi bumvaga ko ukuri kw'ijambo ry'Imana gukwiye kugera kuri bose. Nshuti, impamvu ibi bikenewe kumvwa na buri wese ni ukubera iki? Iyo urebye ukareba abantu batandukanye muri iki gihe, urareba umuntu ukibaza niba yarigeze na gake yumva ijambo ry'Imana bikakuyobera. Ureba umuntu imyambarire ye, ukareba imvugo ye, ukareba imigambi ye, ukareba ibyo ateganya byose, ukibaza ko uyu muntu yigeze yumva ijambo ry'Imana ngo amenye ko Imana hari ikimushakaho, ukabiyoberwa. Rero aba Jan Hus na Jerome bashobora kuba nabo barabonaga abantu imibereho babayeho muri icyo gihe n'imigambi yabo, bakavuga ngo ntago dukwiriye guceceka, ahubwo dukwiriye kuvuga ijambo ry'Imana bagakira, bakava mu byaha bitandukanye bari gukora. Turi kwigana aya mahame. Jan Hus na Jerome bombi, nyuma y'uko Jerome amenye ko Jan Hus yatawe mu munyururu, yafashe umuhanda yerekeza i Constante, nta n'urwandiko rw'inzira agombeye gusaba, kuko yatubwiye ko yewe na Jan Hus wari waruhawe ntacyo rwamumariye kuko bamutaye mu munyururu. Jan Hus rero amaze kugerayo nawe yatawe mu munyururu, mwumve, kuko bamenye ko ukuri kwe guhwanye neza no kwa Hus, bamuta mu munyururu. Ariko Jerome akiri mu munyururu yanamenye ko uyu rero yatwitswe, yarabimenye rwose, amenya ko mugenzi we yamaze gutwikwa, ndetse ivu rye barijugunya mu mugezi w'Ire kugira ngo babashe kumucecekesha by'iteka ryose. Ariko ahangaha aba bantu baribeshyaga, kuko Jerome nawe yakomeje umurimo, atabwa muri kasho, ndetse agera naho we yibaze se ibi koko mbivemo, mpindukire ndeke uwo ndi guhamya. Ariko hari ikintu yasobanukiwe ko aho kugira ngo abashe kubaho afite umutima wo kumva yarasuzuguye umwami we, ahubwo yahise asubiza igitekerezo cye akisubiraho, yerekeza aho bari bagiye kumutwikira, aririmba. Yisubiyeho, ntabwo yabashije gutsindwa. Yisubiye aravuga ngo aho kugira ndeke gutwikwa, mbeho mfite igishinja cy'uko nihakanye Imana umuremyi, njye mpora mbitekereza mu bwenge bwanjye, nibuke ko nihakanye Imana umuremyi. Yaravuze ngo ntago mbyemeye, ahubwo ngiye kwemera, ahubwo ntwikwe, aho kugira ngo mbeho imibereho yo gushinjwa nuko nihakanye umuremyi wanjye. Iyi mbaraga ntabwo ishobora kugerwaho n'umuntu uwo ari we wese utarahisemo ko imibereho ye iyoborwa n'Imana. Kandi imibereho igomba kuyoborwa n'Imana itavuye ku bintu bihambaye bikomeye. Abantu benshi batsindwa n'utuntu dutoya, bibwira ko bategereje ibintu bikomeye bazagaragarizamo kwizera kwabo. Ibi ntabwo ari byo. Hera ku kantu gato, uzi gato cyane kakunaniye, ako ngako
ntutegereze ko uzaba uw'ikirangire cyangwa mu ruhame runaka ngo wereke abantu kwizera kwawe. Oya, ahubwo kwizera kwawe kugomba gukura kukava ku kantu gato, ako kakunaniye, ako gato, ako kageso kakandi wita ngo ni akageso, ngo burya ngo mfite ng'akageso kananiye. Oya, ako kageso, ako wita akageso, niko ukwiriye guheraho kwizera kwawe, kugeraho kwizera kwawe kuzakura, hanyuma ukagira umusaruro wako ndetse no mu bikomeye. Ni ukuvuga ngo rero abangaba bagize kwizera kugeraho bageraho batwikwa, ndetse ajya gutwikwa uyu Jerome arimo kuririmba. Iyi mbaraga ntabwo wayigira waratangiye uvuga ngo aka kageso karananiye. Akageso, ibyo bita akageso, ako kako rero wita akageso niko kashobora kukurimbuza, nako niko kakurimbuza, ukisanga noneho n'ibyo witaga ko uzatsinda bikomeye utakibashije kubigeraho. Uyu rero Jerome yabashije gutsinda rwose, ntabwo yigeze agira ubwoba ngo abashe kuva muri uwo munyururu akomeje kubaho, yuko yatsindishirizwe no kwihakana Imana. Kwihakana Imana ntabwo ari ikintu gikwiriye gutsindishiriza umuntu. Inkuru ya Jerome na Huse itwigisha kwizera nyakuri. Muri iki gihe hari igisa no kwizera cyakwiriye. Nshuti, ijambo kwizera, nituvuga kwizera, iri ni ijambo kenshi ryabaye indirimbo ku bantu benshi. Abavugabutumwa ni benshi barivuga mu kuri no mu binyoma. Ntabwo dutinya kubivuga kuko kwizera kurakoreshwa mu kuri no mu binyoma. Umuntu arashaka kugira ngo abwire abantu ubutumwa bushingiye ku kwizera, ari ukugira ngo asarure. Ariko muri uyu mwanya ngenda kubwira kwizera ntagamije kugira ngo nsarure iby'umubiri, nkeneye gusarura wowe uve mu cyaha cyakugize imbata. Kwizera nk'uko twabyize kukwiye gushingira ku musaruro w'ijambo wamenye. Kwizera kukwiye kuba ari umusaruro w'ijambo ryo wamenye. Kwizera rero niba ari umusaruro w'ijambo wamenye, tugomba kumenya ko rikwiye kuba umusaruro wo kureka cya cyaha cyakugize imbata. Iyi nkuru nziza rero ya Jerome na Huse yamaze kugira gute? Gukwira hose. Yagombaga gukwira hose kuko iyo umuntu amaze gukora icyiza kabone nubwo yakizira kugera ku rupfu, abakijije ubugingo bwa benshi. Muri iki gihe kwizera, ikintu gisa no kwizera kimaze gukwira mu mitima ya benshi nk'uko twavugaga. Hose yemwe no mu itorero byagezemo. Icyo kintu si ukwizera namba, kuko niba umuntu ushobora kumubwira ugafata icyigisho cyawe cyose cy'amasaha nk'abiri cyangwa iminota runaka, uri kubwira umuntu imigisha y'Imana gusa, utari kumubwira ko nakora icyaha azarimbuka, ese ubwo uko kwizera umushimangiramo ni kwizera nyabaki? Umuntu ni umujura nk'uko ejo twabyize, ni umusambanyi, ni umurozi, ni umugambanyi, ni umuneguranyi, ni umuhehesi, ni umwambarabusa ku gasozi, ni umuntu ukora bya bindi byose biteye isoni, iby'Imana yanga byose. Warangiza ukamureba ukamubwira ngo izera Imana izakugirira ibi n'ibi, guha ibi n'ibi, guha ibi n'ibi. Nshuti, niba uri umwigisha ushingiye ku ijambo ry'Imana, ndagusaba ngo uyu munsi mbere y'uko ubwira umuntu imigisha y'Imana, banza umubwire azinukwe ingeso zose za kamere dusoma mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21. Niba umuntu ari umuntu ukiranirwa, ntabwo akwiriye gusezeranirwa imigisha y'Imana. Imana ni nziza, ni urukundo, buri wese akwiye kubimenya, ariko anamenye yuko ari Imana ifuha, itemera umuntu wica amategeko yayo. Uwo nguwo rwose nubwo ireka ababi bakaramira mu byaha byabo,
baba bategereje umujinya wayo, kandi nubwo ireka abanyabyango barame burya ibigira ngo irebe ko nibura ejo batombora bakumva ijambo ry'Imana bakisubiraho. Ejo nibwo twari turimo kumva ko urukundo rw'Imana ruhambaye, usanga umuntu imushakisha igahera kumushakisha ku neza, yarangiza igakoresha ku nabi, yarangiza iyo imubuze ku neza no ku nabi iramwihorera. Nshuti, twumvise ko wenda ni nk'urugero twafashemo rwo kugira tubashe gusobanukirwa icyigisho, ariko wumvise ko urugero twafashe rw'uko Nebukadinezari yageze aho ajya mu ishyamba akarisha nk'inka. Ni ikintu gikomeye, akajya mu ishyamba akaba nk'itungo, nk'inyamaswa, akarisha ubwatsi. Ni ikintu gikomeye. Ese wibuka Yona ubwo yihakanaga Imana akagera mu nda y'urufi? Aba bantu bose, uyu Nebukadinezari ndetse na Yona n'abandi batandukanye, bagize umugisha umuntu wese adakwiriye kwitega. Ninde muntu muri mwe ushobora kugira amahirwe yo gusengera mu nda y'ifi? Ese nibura wari ufite imbaraga na nkeya zakugeza mu nda y'ifi ukabasha gusenga? Gusengera mu nda y'ifi ni ibintu bigoye. Erega niwumve ko uzagwa mu nyanja ngo usengere mu nda y'ifi. Ahubwo amafi ni menshi muri iyi si ashobora kukumira. Amafi ni menshi, ni ukuri mugenzi wanjye. Umwanya wari ufite muri umwanya uri kumva ijambo ry'Imana, wari ukwiye kureka icyo cyaha cyakubase mbere y'uko kikujyana mu nda y'ifi, ngo ugeragerezweyo kandi ucishwe mu ruganda rukomeye, ubabazwe kugeza aho wemeye ko Imana ari ikomeye. Ese utegereje ko ukora impanuka cyangwa ugatandukana n'inshuti yawe y'amagara kugira ngo ubashe kwemera Imana y'urukundo? Ntibikabe. Ahubwo uyu munsi, uyu mwanya, hindukira ureke iyo ngeso, icyo cyaha cyakubase. Nshuti, dukomeje kwigana rero aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Umugambi nta wundi ni wo kugira ngo tugume mu ruhande Imana itwifuzaho. Rero kwizera kuriho muri iki gihe kugeze no mu matorero, niho navugaga ko usanga umuntu ashobora gufata icyigisho cyose ari imbere y'abantu, ari kubabwira iby'imigisha y'Imana, nyamara atari kubabwira ko bagomba no gucirwaho iteka igihe bataretse ibyaha. Icyo nacyo mujye mucyongeraho, nshuti zanjye z'abigisha, ndabakunda cyane, ariko aho mutandukira rwose nuko usanga murimo gushishikariza abantu urukundo rw'Imana. Ni byiza, ariko urwo rukundo rw'Imana rwose bajye bibuka ko Imana rwose irahana. Mwibuke ibyakoreye Abanyegiputa, nabyo mujye mubyibuka. Ese umuntu niba akora nk'iby'Abanyegiputa yumva Imana itamuhana? Mwibuke ibyo yakoreye bariya Abafilisitiya bose barwanyaga Isirayeli. Erega ntiwibuke ko Imana igihe Isirayeli, ubwoko bwayo, bwagiraga gutya bukagoma, bukanga gukora ibyo gukiranuka, busuzuguye Imana, nabo bwarahanwaga. None se uwo muntu tugiye guha amasezerano tutamubwira ko nagoma, nakora icyaha Imana izamuhana? Ubwo ukuri tumubwiye ni ukuhe? Nshuti zanjye rero z'abigisha, ni ukuri tujye tuvuga n'ukuri kw'Imana mu buryo bwose. Tukuvuge ko urukundo rwayo ruhebuje kandi ruriho. Twongereho kandi ko no guhana irahana. Nshuti rero, dukomeje kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe, kandi ugira umugisha muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka. Uyu rero huse twabonye ko umusaruro wabaye uko ukwizera ahubwo gukwira hirya no hino. Noneho muri iki gihe rero kwizera kumaje gukamuka. Kwizera nyakuri, ndavuga kwizera nyakuri kumaze gukamuka, ndetse kugeze no mu matorero. Uko rero ntabwo ari ukwizera namba, ahubwo ni ukwibwira ko ibintu bizaba byiza. Ibyo byatuyobora mu kwibwira ko ibyo twifuza bizaba, tukumva ko igisa n'isezerano cyose dukwiriye kukishyuza uko
tukibonye muri Bibiliya. Nshuti, wenda ahangaha ni nk'uko nahoze mbivuga, iyo umuntu agiye kwishyuza amasezerano aba muri Bibiliya ni menshi cyane, ariko turaza kubyumva hepfo uko kwizera gukwiye kuba kumeze. Umuririmbyi witwa Frank Sinatra yavuze ko ku byerekeye kwizera cyangwa kwibwira ko ibintu bizaba byiza, aricyo yabivuzeho mu ndirimbo ye yitwa I Did It My Way, cyangwa nabigezeho ku buryo bwanjye. Uyu ni Frank, ni mu ndirimbo ye I Did It My Way, nabigezeho mu buryo bwanjye. Ndetse no mu itorero ryacu havugwa ibyo kwiyumvisha ko ibintu bizaba byiza. Iyo umuntu ashingiye ku bikorwa bya kimuntu, ari kubifata akabishyira mu buzima bwe abikuye mu masezerano yabaye mu bihe byashize, uyu muntu ikintu aba ari gukora ni ukugira ngo akomeze imbaraga ye ya kimuntu. Ntabwo aba ari gukomeza kwizera kwe ko mu mutima, ahubwo aba ari gukomeza imbaraga ya kimuntu. Yego, ndabivuga gutya kubera ko niba hari ikintu kigiye kurimbuza benshi, ni uko bagiye kwiyahura mu bintu bidafite umumaro, ngo bizeye ko Imana izabarinda ngo ikomeye. Umusambanyi arajya gusenga akizera ko Imana iramurinda icyaha. Umujura arajya kwiba akizera ko ngo Imana ngo iramurinda ngo ntibamufate. Umwicanyi nawe arajya kwica umuntu akizera ko bataramumenya ngo ko ari we wamwishe. Nshuti, aho isi igeze ni habi. Uko kwizera ubundi ninde wakwigishije abantu? Nshuti, ndagusaba ngo kwizera kwawe kube ari uko gukiranuka. Kwizera turi kwiga uyu munsi, turi kwiga muri aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera, ntabwo ari ukwizera kugamije kugira ngo wirundurire mu byaha ngo Imana ngiri kumwe nawe, ahubwo ni ukwizera kuguhamagarira kureka icyaha icyo ari cyo cyose uhereye kuri cya kindi wita akageso. Muri uyu mwanya rero uyu muririmbyi nawe yagaragaje indirimbo yitwa I Did It My Way, cyangwa ndabigezeho ku buryo bwanjye. Ibi ngibi abivuga ko we yakoresheje ubushobozi bwe, ariko yari yizeye ko azabigeraho. Kwizera rero ntabwo ari ukwizera k'umuntu mu mibereho ye ya kimuntu mu bikorwa akora, ahubwo kwizera ni ukwizera kugomba kuba kuvuye ku musaruro w'ijambo ry'Imana wamenye. Muri uyu mwanya dukomeje kwiga rero dusobanukirwa kwizera nyakuri umuntu akwiriye kugira. Yego nshuti, dukomeje guhugurana. Imana ikomeze idushoboze kandi Mwuka Wera atubashije kumva, kandi nawe akubashije kumva icyo aka kanya ndi kukubwira. Iri ni ijambo ry'Imana ndi kukubwira. Aka kanya ntabwo ari akanya ushobora kubona igihe kinini, kuko nanjye mbigereranije uyu niwo mwanya ndi kukubwira. Ariko se umunsi wose urangiye hari ubwo twari turi kuvugana? Ariko nyemerera muri uyu mwanya mu gihe cy'iyi minota mike cyane wemere wumve iri jambo, kandi Mwuka Wera uje kukubwira umwumvire, hanyuma ubashe gukira, uve mu gukiranirwa k'uburyo ubwo aribwo bwose. Bishobora kuvugwa mu magambo make gutya, mushobora kubigeraho. Ubundi kwizera kuriho ni ukubwira abantu ko bashobora kubigeraho. Ibiki bya bindi bitangiriye. Ndabivuga muri aya magambo nk'uko iyi nyandiko iri kubitubwira, aya mahame ari kubitwigisha. Mushobora kubigeraho. Ubundi niryo jambo bakabaye babwira abantu mu cyimbo cyo kubabwira ngo bizere Imana bashingiye ku gusoza kamere zabo za kimuntu. Umuntu ni umujura. Abagambanyi bakicara hariya mu cyumba barimo kugambanira umuntu uburyo bazamwica, yarangiza agakomanga undi mu bitugu amubwira gikomera, izere rwose tuzabishobora. Nshuti, ese nk'ubwo uko kwizera ni ukuwe? Umuntu akicara hariya we na mugenzi we, barangiza mu migambi bari gucurira abandi, mu migambi bari gucura yo gusenya. Nshuti, barangiza bakavuga ngo Imana izabidushoboza, tuzabigeraho.
kwizera turi kwiga uyu munsi ukumvire mu ruhande rukwiriye, ukumvire mu ruhande rukwiriye. Kwizera turi kwiga ni ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana rikura umuntu muri kamere y'icyaha, mu ngeso zo gukora icyaha. Ndabigusubiriramo, kwizera turi kwiga aka kanya ni ukwizera kugomba kuba umusaruro w'ijambo ry'Imana wamenye. Ntabwo turi kukubwira ngo gende wicare mu bagambanyi nurangiza ngo Imana izabidushoboza, ngo mukomere rwose nzi ko Imana izabitugezaho. Abantu bakicara hariya barimo kwiba ikigo, barimo kugambana, barimo gucura imigambi y'ubujura, barimo gucura imigambi y'ubwicanyi, bari gucura imigambi y'uburozi, ubu byinshi cyane, ibyaha byinshi, za ngeso zose za kamere twabonye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugera 21, ugasanga nibyo bicayemo bari gupanga, barangiza ikiganiro cyose kigazyo usangamo ngo Imana izabidushoboza, ngo twizere ngo Imana izabitugezaho. Nshuti, ndagusaba ngo muri uyu mwanya turimo kwiga kwizera gukwiriye gushingira ku ijambo ry'Imana kandi rifite imbaraga yo gukiza umuntu kuva mu cyaha, bigatanga umusaruro wo kugira gute, wo kubaho mu mibereho yo gukiranuka. Ntabwo turi kwiga kwizera ko uzagenda ugakoresha mu byaha byawe byakugize imbata. Mbere yuko ubona uko kwizera, banza wumvire ijambo uri kumva none, kandi wumvire na Mwuka Wera wa wundi ukubwira ngo icyo ngicyo ugiye gukora ni icyaha. Uwo numwumvira uwo Mwuka Wera, uzabasha noneho kugera ku kwizera nyakuri Imana yifuza. Nyamara dukurikije icyo Bibiliya ibivugaho, amasezerano yose sayanyu muri iki gihe no mu bihe byo murimo. Nshuti, iyaba byari bihagije kugira ngo umuntu yishyuze amasezerano ngo arokoke, Jerome na Huse baba baratsinze. Nshuti, hari isezerano tubona hariya muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 22, kuko ririya sezerano abantu benshi bakunda kuryubakiraho kwizera kwabo. Ati hari isezerano riboneka nyine muri icyo gice cya Yesaya igice cya 43 nkuko nari mbikubwiye ku murongo waho wa 2, nunyura mu muriro ntuzashya kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata. Iri sezerano nibyo koko turaryizeye, ariko ukwiriye gusobanukirwa iri sezerano mu by'ukuri rivuga iki. Imana ikubwiye ngo nunyura mu muriro ntuzashya, ese usobanukiwe umuriro uwo ari wo? Ese Imana ibaye iri kukubwira ko umutego w'icyaha mugenzi wawe azagutega utazagufata, ari iki kukubwira, ari cyo yise umuriro? Ubwo ngubwo wabyumvise neza, nyamara wowe uzitega ko umuriro ari wa wundi, cya kintu cyakunaniye cyangwa bwa bugambanyi aribwo witeze ko Imana izagusohoza. Nyamara Imana ni urukundo, yo izi ibyo dukennye kandi izi n'ibikwiriye mu gihe cyabyo. Uyu Jerome Huse ntabwo babashe gusohorezwa iri sezerano. Ni ukubera iki? Kwizera k'umuntu hari impamvu kandi kugomba kugenzurwa n'Imana. Imana yonyine niyo ikwiriye gushimangira kwizera muri wowe nk'uko mbigusabira. Ntiwizere amasezerano y'Imana muri kamere ya kimuntu, ahubwo amasezerano y'Imana uyumvire muri kamere ya Mwuka Wera. Kamere ya Mwuka Wera uyumve gutya. Mwuka Wera arakubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha, numwumvira kwizera kwawe kuzaba gusohoye. Tubyibuka se? Twibuka ko kwizera ari ingaruka. Ejo niko twabyize mu ihame twabanje rya 15. Twabonye ko kwizera ari ingaruka, kandi kwizera kuzanwa n'ijambo. Ni ukuvuga kwizera kuzanwa no kumva ijambo, kandi ijambo ritangwa na Yesu. Yesu rero yatanze Mwuka. Iryo jambo atubwira rigaragara mu matwi yacu, mu ntekerezo zacu ko bwije nuko bukeye, niryo rikwiriye gusohorera mu mibereho yawe ya buri munsi. Ahandi wicaye
ibyo uri gukora, ibyo uri gutekereza, ibyo uri guteganya byose bikaba ari ibikorwa biyobowe na Mwuka Wera. Kwizera gukomeza kwiringira Imana ndetse no mu bihe bikomeye. Ni ukuvuga ngo kwizera ntabwo bigarukira ko uri mu munezero, wenda tuvuge ko muri ibi bihe uri amahoro, nta kibazo ufite, uragenzura ukabona nta kibazo ufite, ntiwaburaye, ntiwabwiriwe. Ariko nanone nshuti yanjye, igihe cya kindi uzaba urimo kubwirirwa ukaburara, ugatungwa n'amazi nayo wayabonye bikugoye, icyo gihe nacyo ugomba gukomeza kwizera kwawe kudashingiye ko Imana itakumva, ahubwo irakumva. Uyu munsi ushobora kuba ugeragejwe n'imibereho yawe ya kimuntu, ariko Imana ikabikubona mu gukiranuka, kuko icyo gihe urimo aribwo uri gukora ibitunganye, bitewe n'uko ntabwo wabonye ibikurangaza ibyo ari byo byose byo muri iyi si. Iyaba wabaga umukene maze ukabasha kwirinda ibitandukanye bishobora kukugusha mu cyaha, nshuti, Imana ishobora kukwima iby'ubukire kugira ngo ibashe kukugeza ku gakiza k'ukuri karimo gukiranuka, ndetse uhabwe n'ubugingo buhoraho. Hari igihe ushobora kuba uri umukene, nta telefone Imana iguha. Ni urugero, hari n'ibindi bitandukanye. Nta telefone Imana iguha kuko yabonye ko iyo telefone wayihuriraho n'umuntu wazakujyana kurimbuka. Muri uyu mwanya nta televiziyo Imana iguha kuko hari ibintu izi ko warebaho byaguhindukira kuba umuntu ujya mu kurimbuka no gukora ibyo gukiranirwa. Ntabwo Imana iri kukwemerera kugera ku ikoranabuhanga rya murandasi cyangwa interineti, networking, kugira ngo ikurinde ibintu bitandukanye ushobora guhura nabyo, kuko igusobanukiwe ko ukwigenga kwawe ari guke, ikakurinda ibyo byose kugira ngo utazisanga habi cyane haruta aho uri muri uwo mwanya. Nshuti, Imana ni urukundo. Kwizera k'umuntu ntabwo gushobora gusobanukirwa igihe kutari kugengwa n'urwo rukundo rw'Imana. Ukeneye kwizera kudashingiye ku mbaraga zawe za kimuntu, ahubwo kwizera kugomba gushimangira uhereye mu gihe urimo kugera mu gihe icyo ari cyo cyose, kandi ukemera ko ryajwi iryo ngiryo ryarindi rikubwira ngo komera, ndi kumwe nawe, irinde icyo cyaha, mfite icyo nguteganirije, iryo jwi ukaryemerera rikakuyobora, maze ukagera ku ntsinzi itangwa n'Imana yacu y'urukundo. Muri uyu mwanya dukomeje kwiga iri hame ryiza rya 16. Iri hame riri gushimangira ko umuntu akwiriye kwizera Imana mu bibi no mu byiza. Nyamara nubwo benshi bumva ko kwizera kwabo gukwiriye kubaho mu mibereho yabo ya buri munsi, usanga bategereza ko Imana igiye kubakorera ikintu kimwe, bibiri, bitatu, bingahe gukomeza bitewe n'ibyifuzo by'umuntu kugira babashe kwizera ko Imana ibaho. Ntabwo kwizera kugomba kubaho kuko kwasohoye. Yego, urabyumva gute? Ahubwo ubyumve muri ubu buryo. Ubyumve ko kwizera kwawe gukwiye kuba umusaruro nk'uko twabyize, n'ingaruka. Ntabwo ukwiriye kugira ngo wizere Imana ari uko yakugejeje muri bo, ahubwo wizera ko Imana yakora ibi ngibi. Nshuti, turi kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Turi kuyiga kugira ngo kwizera kugaragare mu mibereho yacu buri munsi. Umuntu abashe kugira kwizera, yabasha gukomera, agashikama, kugera n'ubwo yemera kubambwa acuritswe nk'uko Petero byamugendekeye, Stefano, Yohana akatwa igihanga, atekwa no mu ngunguru. Ariko urasabwa kugira kwizera guturutse ku kubana n'Imana umunsi ku wundi, udapfobya amasengesho no kwiga ibyanditswe byera. Nk'abantu
muri kamere yacu dukunda kumva inkuru ya Daniyeli mu rwobo rw'intare kuruta uko twakumva iya Yohana Umubatiza. Ibi ni ukuri. Kugira ngo umuntu umubwire ngo izere ukomere umere nka Yohana Umubatiza, ushikame rwose nk'uko Yohana Umubatiza yakomeye kugera n'ubwo acibwa igihanga, iyo nkuru ni bake bashobora kuyumva mugenzi wanjye, inshuti turi kwigana aya mahame. Iyo ubyumvise wumva ari ibintu bihabanye cyane. Wakwishimira kumva bakubwira ko komera umere nka Daniyeli mu rwobo rw'intare, yarashikamye avamo intare zitamuriye, tukishima tukumva turakomeye mu mibereho yacu buri munsi. Takatubwira ngo komera umere nka Sadrake, Meshake na Abedenego bari mu muriro utazima bavuyemo badahiye bari bazima. Komera kandi umere nka Yohana bamutetse mu ngunguru y'amavuta avamo yabaye umusore ari umujene. Tukishima rwose. Ariko se nshuti yanjye, muri umwanya ngenda kongeraho n'ikindi gikomeye cyane. Yohana Umubatiza uwo nguwo bamukase igihanga kubwo guhamya uwo yizeye. Nshuti, kwizera rero ntabwo kukwiriye kugarukira kuri amasezerano wenda tubona hariya iyo dusomye mu Baheburayo, mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 uza amasezerano abamuhereye hariya ku murongo wa mbere, ibyo guhamya kwizera. Niba twemera ko kwizera uhereye kuri Enoki kukamwimurira mu ijuru adapfuye, mbere yaho hari habanje uriya batubanjirije bahamije kwizera kwabo bazamurwa mu ijuru badapfuye. Nshuti, ndagusaba ngo niba umuntu akeneye kwizera, akwiriye kugira kwizera gushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Kukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba ushobora guhera mu gitabo cy'Itangiriro ukageza mu Byahishuwe uri kubonamo amasezerano y'ibyiza gusa, ukumva ko ibyo ari byo bigiye gusohora muri wowe. Ese niba hari amasezerano y'ibyiza gusa, wibuka ko Abeli ntiyapfuye azira gukora ibyiza? None si ibyo byari kumuca intege kuko uriya Kayini yagombaga kumwica? Ashobora no kuba yabonaga ingeso ze kandi Mwuka Wera akamusobanura ko azazira kwari kunyuranya na mukuru we. Ariko mu kwizera Imana kwe gukomeye, Abeli yemeye gutanga igitambo cye kandi agitanga atagononwa. Ariko Kayini yaramwishe. Nshuti, ku kwizera nako ni kwinshi. Kandi tubona n'amasezerano aboneka hariya ubwo Enoki wagendanye n'Imana imyaka ye yose kugera ubwo yimuriwe mu ijuru. Aburahamu sekuruza w'amahanga yose kubizera Imana kandi bemera kuyoborwa nayo. Uyu nguyu yemeye gutanga umwana we kugira abe igitambo w'ikinege. Ese uko kwizera kurakwibuka? Niba Aburahamu yaragize uko kwizera, webuka kugira ushingiye ko Imana ngari urukundo ngiye kugukorera ibi n'ibi, ariko wibuke ko ari igihe uzasabwa no gutanga umwana wawe w'ikinege. Aka kanya Imana ntishobora kugusaba umwana wawe w'ikinege, ahubwo ishobora no kugusaba ibindi bingana n'uwo mwana w'ikinege. Hari byinshi ukunze bitandukanye Imana ishobora kubona ko ari byo byagereranywa nk'uwo mwana w'ikinege. Ese witeguye kuba wabiha Imana iramutse bigusabye kugira igerageze kwizera kwawe? Niba dukomeje kugira amasezerano atandukanye y'ibyo Imana yakoreye abantu, tuvuga ati inkuta z'Iyeriko ziraritagurika, dukwiriye no kwibuka ko dusubiye inyuma, nshuti, tukibuka ko ukiraniwe wese Imana ishobora kumuhana, ikamuhana rwose yihanukiriye. Ubu bwoko bwa Isiraheli ni ubwoko bwatoranijwe kandi bwakunzwe n'Imana cyane. Ariko niba hari byinshi Imana yakoze yabikoreye ubu bwoko, nyamara se
igihe bamaraga kwigomeka barimo gukora ibyangwa n'Uwiteka, aba ntabwo ari bo bashiriye mu butayu? si bo babuze gakondo yabo barazwe? uyu wari uyoboye ari we Mose ntiyananiwe kugera mu gihugu cy'isezerano? nshuti, Imana iyaba itanga ibyiza gusa, nta n'umwe wari kwigera arimbukira mu butayu. ahubwo Imana uyubashye iramwubahisha kandi ikamukorera ibyiza byinshi cyane. kandi nubwo nkubwiye iryo jambo ry'uko Imana uyubashye imwubahisha, ntabwo nshatse guciraho iteka ababaye imbata yo gukora icyaha. nabo ndababwira ngo bave muri icyo cyaha, nubwo babona iby'Imana ikora, kuko niyo urukundo ivubira imigisha ababi n'abeza. nshuti, ntabwo ibi biguha amahirwe yo kuguma kwibera imbata y'icyaha. nshuti, niba Imana ivuga ko igomba kurimbura icyaha na nyiracyo, kandi igakomeza gutinza isezerano itegereje ko ingeso yakunaniye, icyo cyaha cyakunaniye, ugeraho ukabasha kukivamo, ugafata umwanzuro none ukakivamo, ni wowe utegerejwe. ushobora gusanga mu bitabo by'ijuru barimo kureba, bagasanga ari wowe barimo gushaka bategereje. bareba ejo bakabona baracyagukeneye, bakongera Yesu agasubika, nanone n'ejo bundi bikagenda gutyo, ukaba umaze imyaka irenze 5, 6 gukomeza uri gushakishwa n'Imana mu buryo butandukanye, ariko warananiwe kuyumvira. nshuti, turi kwigana iri hame ryiza rya 16. ni umwanya mwiza dufite, uboneka gake cyane mu mibereho ya kimuntu. turi gusoza iri hame rero rya 16 mu mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. amasezerano y'iby'umwuka arebana no kubabarirwa ibyaha cyangwa gusukirwa Mwuka Wera no guhabwa imbaraga zo gukora umurimo wayo, nta gihe ataba akenewe. ariko amasezerano arebana n'imigisha runaka mu gihe runaka harimo n'ay'ubuzima busanzwe, ayo masezerano rimwe na rimwe arasohozwa, ubundi ntasohozwe. aya magambo umuntu akwiriye kuyumvira mu ruhande rwiza muri ubu buryo. amasezerano y'iby'umwuka arebana no kubabarirwa ibyaha. urabyumva nshuti? amasezerano y'iby'umwuka arebana no kubabarirwa ibyaha, ni ukuvuga ngo aka kanya niwumva ijwi rikubwira ngo icyo cyaha ni kibi, reka icyaha icyo ari cyo cyose kiri mu ngeso zawe za kamere. iyo usomye ari mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 19 kugeza 21, twarabibonye mu ihame ryabanje. izira ngeso zose za kamere niba uzisoma ugasangamo ingeso yawe yakunaniye, hanyuma nawe ukavuga ngo nemeye kureka iyi ngeso, ugasaba Imana imbabazi, irakubabarira rwose. ngiyo rero ngaya amasezerano atajya ahagarara. ayo masezerano ahoraho, kandi n'isezerano ryo kongerera abantu imbaraga zo gukora umurimo wayo wo kuyivugira ubutumwa. aya masezerano nayo ahoraho. Mwuka Wera afite imbaraga igenewe umuntu ushaka kuva mu byaha, umuntu ushaka kuvuga ubutumwa, gukora umurimo wayo. ayo masezerano nta na rimwe ahagarara, ahora ahabwa abayakeneye. abiteguye mwese rero nimuhaguruke mwakira ayo masezerano yo kuva mu byaha no kuvuga ubutumwa bwiza. ku rundi ruhande rero nshuti yanjye, turi kwigana iri hame, amahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. amasezerano n'imigisha mu mibereho y'iby'ubuzima. ayo masezerano ashobora gusohozwa kimwe nuko adasohozwa, bitewe nuko Imana yacu ari y'urukundo kandi
ibizi ibyo dukennye n'uburyo twabyitwaramo. Wibuke ko haruguru ubwo twari turi kwiga iri hame nakubwiye ko Imana igenzura ahazaza hacu igasobanukirwa ikikwiriye kuduha kidukwiriye. Ese uyu muntu uri kunsaba iki yifuje kandi atitirije apfukamye cyane ijoro n'amanywa ari kunsaba iki ngiki? Ese uyu muntu nindamuka muhaye iki kintu ari gusaba, uyu muntu koko azakomeza kuba umuntu wanjye? Nuko Imana igenzura ahazaza n'igihe turimo igahita ihitamo ko rwose icyo uri gusaba utarakibona. Rimwe na rimwe kubera kamere yawe ya kimuntu koko Imana ikanabona ko wabikoreraga kamere ya kimuntu, ugasanga kuba utakibonye bigukuye mu kubana n'Imana. Nshuti, twibuke ko twize mu mahame yacu abanza ko niba hari ikintu usaba Imana ukabona udasubijwe, ukwiriye kuguma ku mavi nk'uko wa munyakananikazi yabigenje. Urabyibuka ubwo twigaga ririya hame, yarakomeje arasenga kugeza ubwo Yesu yamuhaye igisubizo yifuzaga. Nshuti rero turi kumwe twari turi kwigana iri hame rya 16. Iri hame rya 16 ni ihame ritwibutsa ko kwizera Imana kudakwiriye gushingira ku bya kamere ya muntu, kudakwiriye gushingira ku ngeso za kamere n'ibyifuzo by'umubiri, ahubwo kwizera gukwiriye kuba ingaruka tuvuga ni ingaruka zo kwemera ijambo ry'Imana no kugendwa naryo. Ijambo ry'Imana niba hari icyo rikubwira, kora iki n'iki, reka iki n'iki, ibyo ngibyo ukabigenderamo, umusaruro uzavamo ni wa wundi wo kwizera. Ntabwo kwizera rero kugiye kuzaba indirimbo wowe uririmba ugamije kugira ngo wiyumvishe nk'uko twabyize, wiyumvishe ko bizashoboka. Oya, ahubwo kwizera gukwiriye kuba imbuto zera ku ijambo ry'Imana wumvise. Nshuti rero dukomezanije kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Ihame ry'uyu munsi rya 16, umwuka wera aradufashije, twungutse byinshi byo kutuyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Reka dusubikire hano iyi gahunda, tuzakomeze ku munsi w'ejo turi gusoza igice cya 3 cyangwa icyigisho cya 3 twari turimo kwiga cyo kwizera. Icyigisho cya 3 cyo kwizera twigiyemo kwizera kandi izera ko twumvise byinshi. Ejo rero nibwo tuzakomeza turi kumva incamake ikubiyemo iki cyigisho cya 3. Iki cyigisho cya 3 cyari cyiza kandi cyabaye iby'ubuzima bwacu, kuko urumva cyagarukaga uko abantu babaho, uko tubaho umunsi ku wundi. Ese mbaho gute? Ni ibiki nsaba Imana? Ese nkwiriye kuyibisaba gute? Muri uyu mwanya rero dusoreje kuri iri hame rya 16. Umwuka wera akomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka. Dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, mwungeri w'ubugingo bwacu, muri uyu mwanya turagushimira urukundo rwawe utugaragarije ubwo twari turi kwiga iri hame ryiza cyane ryatwibutsaga ko kwizera gukenewe mu mibereho yacu ya buri munsi, ariko nikube kwizera kw'ibyifuzo bya kimuntu, ahubwo kwe kuba kwizera guturutse ku ijambo ryawe. Witeka Mwami, turagusaba ngo ugushimangire mu mibereho yacu ya buri munsi, maze ubwo umusaruro ukomeye ugaragara mu mubare w'abantu benshi, maze tubone benshi bareka ingeso zitandukanye zabagize imbata, bashikame muri wowe, intsinzi igaragare muri iyi si. Mwami, turagusaba ngo imibereho yacu ikomeze kuyoborwa nawe ubwo turi muri iyi gahunda yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Tuzayosoze twungutse byinshi bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti, dukomeje kugenda twigana ihame kurindi. Ndagusaba ngo uko bukeye n'uko bwije
umwuka wera ajya agufasha wunguke byinshi bigufasha mu mibereho yawe ya buri munsi. Erega aho uba uri gukorera uba ugoswe na byinshi bigusunikira gukora icyaha. Nshuti, Imana ikomeze kubana nawe kandi mwifurije ko iguha imigisha itandukanye y'ibyo ukorera muri iyi si birimo gukiranuka.